Yesu Kristo nashimwe, Imana ishimwe bene data, tubyukiye imbere y'Imana, dushima Imana, izinze ijoro, izinguye amanywa, Imana yaturinze, iri joro yakoze imirimo ikomeye, ndahamya yuko nubwo waba urwaye ariko ubyutse ugihumeka, Imana ishimwe, nawe Imana yakoreye igitangaza, Imana ishimwe, abategereje gutabarwa guturuka ku Uwiteka, Imana ishimwe, kuko ibyiringiro byacu ntabwo bikoze isoni. Dufite impamvu yo kugira ibyiringiro no gutegereza Imana, nuko hari ibyo yakoze tukabirebesha amaso yacu, niyo mpamvu rero nta soni bidutera gukomeza kurindira Imana no kuyiringira. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo ndabashuhuza inshuti zanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, aho muri hose, inshuti zanjye aho ziri hose, aho muri hose, ku migabane itandukanye, aha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho muri hose, Imana ibarebe neza, Imana ibishimire, Imana ibanezeze, kandi namwe mubyuke mushima Imana, mwiragije Imana, ubanze Imana hose muri byose, ubanze Imana ihakugerere, na hahandi utagera Imana ihagere, ni yera, Imana nishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga mu ntego yacu igira iti Imana ikoreshe izindi mbaraga harimo n'ibimenyetso. Twasanze impamvu tuvuga ngo Imana ikoresha izindi mbaraga ariko ishyiremo n'ibimenyetso, ni uko Imana irabikora yego, ariko nubwo ibikora hari abantu batemera yuko Imana ikurengera cyangwa Imana yumva gusenga kwawe, ariko iyo ishyizemo ibimenyetso bijya byakemera neza. Kandi ibimenyetso si twe ba mbere tubisabye, n'abagiye batubanziriza barabisabye, ariko aho bigeze wowe ndavugana nawe wa mubyeyi we umaze iminsi usenga, abantu bose baba basengera ibintu bitandukanye, ushobora kuba uri gusengera akazi, usengera urubyaro se, usengera urushako se, navugaga ngo rero Imana ikoresha imbaraga zayo ishyiremo ibimenyetso. Imana ishobora kuguha ikimenyetso cyo kuba wajya mu kizamini ugatsinda cyangwa ukadepoza bikemera, hari igihe kirekire wagiye udepoza bikanga, icyo ni ikimenyetso. Ushobora se nawe kuba umaze igihe kirekire ukeneye urushako, ariko uyu munsi bikaba byemera, ufite umuntu wakubwiye ngo yesi, icyo ni ikimenyetso. Nubwo waba utaraturagara ngo uvuge, ariko uba ufite ikimenyetso wibitseho. Imana ishimwe. Imana rero ihabwa icyubahiro. Navugaga ngo Imana ikoreshe imbaraga zayo harimo n'ikimenyetso. Nawe rero watwita, nubwo byaba bitarasobanuka, ariko watwita kugira ngo Imana yerekane imbaraga zayo, igihe cyagera ukabyara nawe ugashima Imana. Ibimenyetso ni byinshi, ni byinshi bigaragaza ko Imana igutabaye, Imana igutsembyeho igisuzuguriro. Imana nishimwe cyane. Rero nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Dawidi, Zaburi 86, ni umurongo abantu benshi bazi cyane wa 17, ni ugusenga kwa Dawidi. Imana ishimwe. Handitse ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dawidi asenze neza cyane, asengeye muri iyi teme twari dufite iki cyumweru. Aravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Nawe urakwiriye muri iyi minsi gusenga utyo, ukabwira Imana uti Imana, gira icyo unkorera, unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Ni ukuvuga ngo Dawidi impamvu yakisabye, ni uko yari afite abamwanga benshi, yari afite abamwanga benshi, ariko arangije asaba atya ati nyereka ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Imana nishimwe. Hari ibintu Imana ikora abantu bakamwara,
hari ibintu Imana ikora abantu amagambo agashira ivuga, hari ibintu Imana ikora abantu bakavuga ngo twaragusengeye, hari ibintu Imana ikora abantu rwose bagahindura indimi, bagahindura amagambo, bagahindura ingendo. Ndavuga ngo abakwitazaga bagahindura ingendo, noneho bakaza bakwegera. Dawidi rero abivuze neza, aravuze ngo unyereke Mana we, ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga babirebe bamware. Imana ishimwe. Birakwiriye ko Imana nawe igutandukanya n'abantu batizera Imana, kugira ngo abantu babirebe bamware, bamenye ko hari itandukaniro ku wizeye Imana agasenga Imana ndetse n'abandi baramya ibigirwamana. Imana rero ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo nawe abagufashe ijambo n'abakwanga bakirebe bamware, babirebe bamware, barebe ibyo Imana ikoze bamware, barebe uko Imana iguteturuye bamware, barebe uko Imana ikuzamuye bamware, barebe uko Imana ikurengeye bamware, barebe uko Imana igutabaye bamware. Imana ishimwe. Hanyuma aravuga kandi ngo kuko ari wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabare. Imana ishimwe. Intambara Dawidi yagiye anyuramo murazizi, yabaye mu ntambara akiri umwana, aba mu ishyamba, agize ngo arorohewe, asutsweho amavuta, aya masezerano ye agiye kuyicaramo, abagiye ku rugamba, abarwanye na Goliyati. Izo zose ni intambara, agize ngo Goliyati ubwamunesheje, noneho ibyo umwami yamusezeranije arabyakira, nawe aruhuke, noneho yinjira mu rugamba rwo guhigwa na Sawuli amanywa na nijoro. Aha rero niho Dawidi yavuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Yumvaga anyotewe no kureba ibyiza biri mu kuboko k'Uwiteka, yumvaga anyotewe no kubona Imana imutabara, yewe yumvaga anyotewe n'uko izira ntambara zarangira. Ariko Imana nishimwe, kari rurangiza rwa burundu. Yatabaye Dawidi rwose aba umwami w'Abisiraheli. Imana ishimwe. Niho muzasomera inkuru yuko yageze igihe Dawidi yibuka no kugirira neza Mefibosheti, umwana wakomokaga kuri Sawuli. Yaravuze ngo niba ese nta muntu wo kwa Sawuli wasigaye ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Imana ishimwe. Rero Dawidi yageze igihe Imana imuha ikimenyetso cy'ibyiza, Imana imurangiriza izo ntambara, Imana imuha gutuza, Imana imuha rwose abanzi be. Navuga ngo Imana yagiye ibacogoza bakuraho. Nawe Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abakwanga bose bakirebe bamware, kuko ari Uwiteka ugutabaye muri iki gitondo, muri uyu munsi, akakumara umubabaro. Imana ishimwe. Nakubwiraga ngo usenge nka Dawidi, ni ukuri Imana izaza, ntabwo izaceceka, nta nubwo izatinda. Rega yewe nawe uzashima Imana. Rero Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Mbifurije weekend nziza, mbifurije umunsi w'amahirwe, mbifurije ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ibaha umugisha. Shalom.